Turi mu bihe bitoroshye ku buryo amafaranga yabaye ikibazo. Ngiye kukwereka uburyo ushobora gukoresha interineti yawe na telefone yawe, niba uzi gusoma no kwandika ukaba wabibyaza amafaranga ashobora kuguteza imbere. Tugiye kureba uburyo ushobora gukoresha iyitwa Gemini cyangwa se AI ugakora invitation cyangwa se save the date, ukaba wazigurisha ukazihereza abantu bitewe n'icyo bifuza, abantu bafite amakwe, abantu bafite ibirori bitandukanye, invitation z'ubwoko bwose ushobora kuba wazikora wifashishije interineti yawe, ni telefone nta kindi bigusaba. Reka tujyane kuva kuri rimwe kugera ku mubare runaka nkwereke uburyo ushobora kubyaza amafaranga telefone yawe niba uzi gusoma. Icyo ukora nta kindi, uraza ukajya muri browser yawe cyangwa se application ukoresha ujya kuri interinete, ukaza ukandikamo ijambo ngo Gemini cyangwa se Gemini mu kinyarwanda, ugahita ukanda search cyangwa se enter, bahita bakwereka iyi page imeze gutya. Urabona ko twageze muri Google, uhita ureba iri jambo, urabona ndi kurikaragaho agatoki, iri ngiri Gemini cyangwa se Google Gemini, urabona ko bahita bakubwira ngo ni Google AI assistant, urumva biba bikorana. Iyo umaze kurikandaho bahita bakwereka page imeze gutya, iyi niyo page ubundi ibintu byose biberamo. Ikintu uhita ukora ni ukuza ukareba ijambo rivuga ngo create image. Iri jambo ni ryo ry'ingenzi ahangaha mu gihe tugiye gukora iki gikorwa. Nkwibutse ko ibi ngiye kukwereka ni ibintu byagufasha kuba wabona amafaranga kubera telefone yawe na megabyte zonyine. Ukaba wakorera amafaranga ukorera abantu za invitation, ubutumire bw'amakwe runaka cyangwa se abantu bafite umurenge, ukabakorera ama save the date. Iyo umaze kubona iri jambo rivuga ngo create image, iri uhita urikandaho. Ukimara kurikandaho bahita bakwereka iyi page imeze gutya. Ureba hasi mu ruhande rw'ibumoso ukareba ikimenyetso cyo guteranya, nicyo uhita ukandaho. Wamara kugikandaho bahita baguhitishamo uburyo butandukanye muri kamera, cyangwa se ukajya muri telefone ukareba ibintu uhafite ugahitamo. Uhita ukanda kuri ijambo rya kabiri rivuga ngo upload file, urongera ukaza ugakanda kuri file, cyangwa se waba ufite icyo ugiye gufotora ngo ukifashishe ugakanda kuri kamera. Reka twe dukande kuri file. Turasa n'abihutamo cyane ariko murasobanukirwa. Urabona ko bahita bakwereka amafoto atandukanye, uhita wenda nkanjye reka mpitemo iyi foto niyo tugiye kwifashisha, ni iyanjye gusa, ariko iyo ubishaka wifashisha ifoto nyine y'umuntu ugiye gukora. Niba ari couple ugashaka ifoto yabo barayiguhereza akaba ariyo wifashisha. Ifoto bahita bayigira loaded muri iyi page ya Gemini. Icyo uhita ukora uraza ugasaba noneho Gemini kuba yagukorera ifoto cyangwa se save the date runaka, ubutumire invitation, sivo n'ibindi bitandukanye. Wenda ngiye reka mbabwire bankorere save the date yo ku itariki runaka. Turifashisha, urumva kuko ntabwo izi Ikinyarwanda neza, turifashisha ururimi rw'Icyongereza. Ku muntu utazi Icyongereza ushobora gukoresha ama translation application cyangwa se na AI irasubiza cyane. Ubwo ni uburyo bwawe, reka nabyo tuzabifatire igihe, cyangwa se ufite ikibazo cy'Icyongereza watwandikira muri comment y'iyi video tukakubwira uburyo bishobora gukemuka, cyangwa se tukaguhereza amagambo wifashisha uri gukora save the date yawe cyangwa se invitation. Uraza ugahita ubasaba icyo ushaka, nanjye nkababwire bankorere save the date, create save the date by using this image which will happen on January 2026. Ndababwiye ngo bankore save the date bifashishije iyi foto. Ni ukuvuga ngo icyo kirori cyanjye kikaba kizaba tariki ya mbere z'ukwa mbere 2026. Reka twifashishe
ubu buryo, maybe ko wenda bitanditse neza ariko ni urugero nyine, urumva Google nayo irashishoza, iyo wanditse ibonamo udukosa iragenekereza. Reka dukomeze, uhita ukanda kuri aka kamenyetso akandi gushyiraho agatoki, niko uhita ukandaho, uhita utegereza akanya gatoya. Urabona ko ifoto yawe bahita bayikwereka, bagatangira kubwira ko bari kubikoraho. Hano bari kuvuga ngo bari kurema ifoto yacu, nyine bari kuyihindura ku buryo ijya mu kadire. Twibutse ko ubu ni uburyo bushobora kuba bwatuma ubona amafaranga menshi cyane, waba ufite akazi cyangwa se utagafite, ariko wabona amafaranga aka kanya. Save the date imwe kuyitanga ni amafaranga ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri, bitewe n'uwo wayikoreye. Ibaze wakuriye abantu 10 mu cyumweru kimwe, n'ibihumbi 20. Ni amafaranga menshi cyane. Icyo ukora ni ukwamamaza ibintu byawe nyine, abakiriya bakakugana nyine. Ayo ni amafaranga menshi ushobora gukoresha nta kindi kintu bigusabye usibye za megabytes zawe wirirwa urebamo amavideo y'ubuntu. Ushobora kuba wawuzana aha. Urabona ko save the date hano bayikoze, ariko iyo ubona harimo ikosa ushobora kuba wagaruka ukaza ugahindura hano. Reka wenda twifashishe ubu buryo duse n'abahindura. Uraza ukandika ibyo wandika, ugashaka ijambo update. Iyo ubona ibyo baguhaye utabyishimiye, guhita utegereza ho gatoya. Ubu ni uburyo bwagufasha kubona amafaranga. Muri iki gihe isi iri kwihuta cyane, ku buryo ntabwo dukeneye kuba twicara tutari kubyaza ubumenyi cyangwa se ikoranabuhanga amafaranga. Yes, ngira ngo ibintu byacu baba bari kubikoraho. Developing invitations, aho urabona ko bari kutubwira ko bari kuyitegura invitation yacu. Aha nifashishije ifoto yanjye, ariko iyo ari nkawe ukoresha ifoto wateguye y'umuntu ugiye gukorera invitation cyangwa se save the date n'ubundi butumire butandukanye. Ushobora kuba wanandika amagambo ahangaha, bakagira gute, bakagukorera invitation nziza cyane. Yes, ngira ngo urabona ko bankoreye invitation nziza cyane iri mu gakadire keza. Bavuze ko ari ubukwe bwa Mark cyangwa se Marco na Sarah, uzabera mu Bufaransa. Ni formal invitation to follow. Ngira ngo mujya mubona invitation ukuntu ziba zimeze. Amatariki ni yayandi nababwiye, save the date bahita babyandikaho, bakubwira ngo ni for a special celebration nyine ya Sarah na Mark. Yes, ni uburyo bwiza bwo gukorera amafaranga. Ibaze iyi kadire baduhaye irimo amagambo meza nk'aya, uramutse uyikoreye couple runaka, ubona ifoto, hakaba harimo ifoto y'umukunzi wawe nawe muri kumwe cyangwa se ya mugenzi wawe. Ni uburyo bwiza bwo kuba twabona amafaranga twifashishije AI cyangwa se internet yacu na telefone byacu. Yes, aka kantu konyine ubona ahangaha kagutwara iminota itarenze 5, ku buryo mu minota 5 ushobora kuba winjije amafaranga arenga 2000. Ni ibintu byiza cyane, ibintu byaroroshye. Ntukicare uzi ko ufite ibikoresho by'ikoranabuhanga nka telefone ukaba uzi gusoma n'ibindi bitandukanye. Ufite ikibazo wenda tuvuge ko ari icyongereza kikunaniye kwandika, twandikiye muri comment turagufasha, cyangwa se wifashishe uburyo bwa Google Translation bwakwereka icyongereza cyiza cyo gukoresha. Ni uburyo ujya muri application runaka ukaba wafata amagambo y'ikinyarwanda ukabasaba bakagushyirira mu rurimi ushaka, cyangwa nko mu cyongereza n'ibindi bitandukanye. Reka nizere ko aha twanyuzwe. Save the date yacu bayikoze. Ubwo iyo ushaka wenda ubona hari ikibazo kiri kuza mu byo uri gukora, utwandikira muri comment na nimero zacu ziba zirimo.
n'imbuga nkoranyambaga zacu ni TJP Media. Ndabakunda cyane. Muri iki gihe ishusho y'ikigo cyawe imenyekana mu masegonda make. Mbere y'uko umuntu agera ku muryango wawe, abanza kugushakira kuri internet. Kandi iyo agushatse nakubone neza cyangwa website yawe agasanga itari professional, ahita yigira ahandi. Niyo mpamvu muri TJP Media dukora website z'umwuga zigezweho, zihuta kandi zizewe. Intego si ukubaka website nziza gusa, ahubwo ni ukubaka icyizere, kuko icyizere gitangira kuri internet. Ariko kugira website yonyine ntihagije. Abantu bakeneye kukubona buri munsi bakamenya brand yawe, aho baguhamagara, aho barizwa, nuko bakugeraho vuba. Niyo mpamvu dufasha ibigo gushyiraho no gutunganya business profile. Bigatuma iyo umuntu ashakishije izina ryawe kuri Google, ahita abona location, phone number n'amasaha mukorera. TJP Media dukorana n'abantu n'ibigo bitandukanye. Amashuri, ibitaro, hotel na restaurant, companies, amaduka n'abacuruzi, startups, real estate n'abandi bose bashaka kuzamura ubucuruzi bwabo online. Dukora design z'umwuga, video ads na content ikurura abantu bikarangira babaye abakiriya bawe. Si ibyo gusa kandi, muri TJP Media dutanga ubujyanama ku bantu n'ibigo bashaka gukoresha social media mu kuzamura ubucuruzi bwabo, ndetse tugatanga amahugurwa mu gutegura content, gukora design no kwihutisha akazi kawe ukoresheje AI. Tuguha serivisi nziza aho waba uri hose, haba iwacu mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Ikindi dukora maintenance ya website ndetse tukayifasha kuba yagaragara hejuru y'izindi zose kugira ngo business yawe ikomeze gukura. Kwandikira uyu munsi